shaka abakanishi bagenzi bawe hanyuma murebe ibyo mukanishamo hanyuma mushaka ibindi mu bundi buryo mukemura ibibazo byanyu. Nta gihe mfite ntacyo. Muri ukuntu mubona amafaranga mu Rwanda nta gihe mfite nta mwanya mfite muri bizinesi zanjye. Mama ariko n'umukobwa wawe wagiye ushukira umwana wanjye umaze kumushuka nawe agendera mu bukene bwawe, mu mutwe nyine hazamo ikibazo nyine nawe agira ubwenge buri hasi hafi ya ntabwo. None rero nimukemura ikibazo cyanyu mutagumye kunsakuriza. Namubwiye umukobwa wanjye ngo ntaje temezore temamara niyo nyumvise ibintu byo kwisumbukuruza rero wanyeretse gukomeye. Shaka abakanishi bagufashe hanyuma niba bamara kugufasha ibibazo byawe ukifashe. neza uba nta kintu ufashije uburyo bw'Imana. Mugeze aho bikomeye muri kumbwira mwari muzi uko mutazagene mugumane ibibazo byanyu nta mwanya nta gihe iyo umukobwa wanjye amenya areguye ntabwo aba yaragusanze. Ntabwo uzi yuko nta muntu uvukana amafaranga kuko kandi ko ibintu ari ibishaka. Ubu kuba njye ni umukene yitwa yuko ari icyaha. Wagombaga kuyashaka mbere yo kuzana umwana wanjye. Urangije umwana wanjye mwica umutwe. Uwo mutwe rero ndagiye umwana wanjye ndagira ngo nawe abone ko byereke tujya dufata imyanzuro kandi kare. Sorry. Hari ibindi bintu ushaka kumbwira? Ntabindi. Ntuzongere n'umunsi n'umwe kundeba gusa ngo urazana iby'amarira. Ntushaka urere ikesi urere inka ya nyangara. Ntuzongere kure. Hello? Hello? There you go. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Ni Rwanda Road wa Lucas. Okay. Wameze neza ariko. Meze neza turashima Imana. Harya wari wambwiye yuko ushaka kumusura Lucas Mobi. Yego ahubwo ndashaka kuba nakubaza. Ese yari amaze amezi angahe atakwishyura? Amezi agera muri 5. 5 yose atarakwishyura? Yego urumva ndaramufashe nk'umwana mu rugo nibazo yisuzamo nyuma n'umugore we mubabariyeho gake birangezeho. Amezi 5. Okay. Ndakwishyura 10 nta kibazo. Ayivuza kujye kabiri. Kubera ko ngiye ibyo mvuze ndabikora nkabishyira mu bikorwa. Ndashaka icyo twavuganye ugikora ufite courage. Bikora ufite rwose wumva uri areze. Ntekereza yuko rwose uraba cyangwa ntabwo bihagije. Ikibazo ndashaka kungura n'agafanta ku ruhande. Ukona ukanshyira kuri ayo mafaranga ntakibazo rwose. Okay. Ariko rwose ntugire ikibazo nanjye ndi umuntu w'umugabo uguma ku isezerano. Ntushaka kumbwira n'ubu ngubu umutsohoye. Ahubwo igihe narangirije kubivuga ayo fanta ndayiguha. Igihe narangirije kubivuga ahubwo ngira ngo ubu yarangije gusohoka hanze. Kera cyane muri muri se ko nta bintu afitemo n'ubundi ni matera gusa asohokana biroroshye umugore ari kwa muganga. Ahubwo se matora y'ubwo barayigira imeze itubwo.
n'ibikarito. narumvishije bambwira ngo ni za zindi ngo matora ngo bita ngo ururimi simbizi. Umwana wawe yaragowe rwose. Kuzajya guhura nta ngingo nzima gifite bitewe n'ahantu aryama, ariko wenda ibyo n'ibindeba. Ngo ni urukundo harya ngo ni uburinda gukunda urukundo ngo ni uburindagire bw'ubwonko harya. N'irindagira ry'ibitekerezo. Ibaze nyine kugira ngo umwana wanjye nkanjye ubwanjye arare kuri izo matora z'ibikarito. Ubundi umwana wawe rwose ni umukobwa mwiza pe. Ni n'umwana warezwe. Ntabwo bikwiriye n'ubundi ariko umuntu akirukane nibarindagira wenda umwana azagaruka. Okay, ngaho gahunda ni gahunda kandi mu minota mike umbwire ko warangije kubikora. Umurangewe diru faranga iyo rivuze nditaba karame rwose. Okay, merci. Sawa turasubira. Aderiye. Ese ko wiriwe Lucas. Yes. Maze kurambirwa. Sori ibintu byawe ugende. Sori ibintu byawe ugende. Nakoze iki se Randiro? Konzi ko amafaranga nayo kwishyuye. Shaka kutajya mu Kinyarwanda neza. None se nzizi iki? None se nakoze iki koko Randiro? Ko amafaranga nayo kwishyuye yose. N'utwara ngo sigaye mana ndi muntu turundarunda ko. Lucas. Ushaka umbera mu gipangu kandi nutindemo na hano. Ako wambabariye. None se nakoze iki bazo? Wambabariye ngo kubona ibyago ndimo kumugora kwa muganga ndabigenza gute? Umugore wawe nijya mutenga. Hagari wa ariko nawe uri umuntu byawe. Fata ibintu byawe uzinga ugende. Nta nubwo binagoye. Nigare waritega. Mbabara nukuri kwe mana. Ubu nuri umugabo mugenzi wanjye kuko ibi byago nawe ntibyakubaho. Wambabariye kuko umuvanga. Mbabarira pe. Mbabarira ndakwingiye. Nawe kuri umugabo koko mugenzi wanjye ko byakubaho koko. Kise ari gatebe gatoki. Lucas, ntago byambaho. Unyubahe. Ngambwira icyo nkora basa ariko umbabarire usubire mu nzu pe. Mbabarira no kuri Imana amugabo. Mbabarira.
Allô? Allô? Oui. Hi. Hi. How are you? Ntako bimeze. Ninde? Oh, ntago ari ngombwa nonaha. By the way, ko nagushakaga se nakubona. Imana abantu bari bukanwa mu nzu umugore ari kwa muganga ngo uranshaka umaze icyo wa muntu. No. Wibitindaho cyane. Ibyo ndabizi. Ngo urabizi? Ya ndabizi. Wabibwiwe n'icyo urinde? So, uriye nonaha? Ndi imbere y'umuryango banyirukanye. Okay, ko narindi hano se Nyamagabe hano mu mujyi ku iposta nakubona mu minota ingahe ko mushaka byihutirwa. Uranshaka? Mutamfunga mukabyara uranshakira amahoro se? No, reka gutekereza ibintu byinshi. Ni amahoro ngushakira. Donc ni nshaka kugufasha. Donc nshaka kugukura mu bibazo urimo. Yego. Ndaje. Biratwara iminota ingahe kugira ngo ubungezeho. Sinzi niba uzi kazungu bambwiye ko hano iruhande rw'iposta neza. Ndaje rwose. Uvuye ndaje nta kibazo. Sawa. Mwakoze. Yes. Wenda waza ngakubona. Injira. None wahise uragenzwa n'iki? Cyane rwabanze ukanabisubiza. Gushaka umugore abyara abana beza koko. Ukaba ugenzwa n'iki se muri iyi nzu? Ko ntakuzi. Neza ariko. Amakuru se. Amakuru yanjye ndakeka atakureba. Uragenzwa n'iki? Ko wabuze umuntu gusuzugura. Ntabwo uriho ndi gusuzugura ndeba pfa kuba uri mu nzu yanjye. So ngomba kubaza urinde. Iwawe cyangwa iwanyu? Ibyo ntabwo bikureba. Okay. Ntabwo bindeba mugeni. Ukaba ugenzwa n'iki rero? Nyir'urugo ari he? Nyir'urugo ndahari mvugisha. Ariko uzi ko amabanga y'urugo rwanyu yose yafite hano mu biganza. Uwabica se? Ndakeka utakongera kuba uyafite. Ariko da ufite experience mu gasuzuguro. Abantu nawe nta kindi kintu baba bakwiye. Gusura imyiza icyo mbonye nuko mama babyara abana beza pe. Wowe mama wanjye ukaba umuzi gute? Twamuziranye. Ese ubwo birakureba ko nyir'urugo ari heza? Turicaranye. Uricaranye? Ni mwiza mu buryo numva naguhindura ubuzima ariko mu mutwe wawe. Mpindurira ubuzima. Ntabwo ujya wica gahunda. Nawe uyu ni. Urabizi ndi Fierity. Uyu ni. Yakwigira mu gikari turavugana nyuma. Sibyo? Bamwita Jolie. Yitwa Jolie. Ni umukobwa wanjye mutoya. Ni mwiza ariko agira agasuzuguro. Aya,
kumva udafite umwanya wo kuvuga. Bwiza bwo ariko hano wabutinda ufite aho uva buriya. Koko se. Barya no mu rwenyo ujya urugira. Aya. Yadutebyemo gake. Umeze neza ariko. Alhamdulillah. Amen. Makuru y'iminsi se. Makuru ni meza. Ubwo se uko batakwakiriye? Ndumva ameze neza pe. Ari umuntu tuvuye guhura. Umeze neza. Ahubwo ndumva mfite amatsiko ya deal mfitiye noneho. Kari ibintu biba byoroshye se. Ntekereza ko rero ya gahunda yanjye nawe amafaranga yakugezeho. Yego. Uko yakabaye. Yego. Mama nawe icyo nagushakiraga rero kandi nkuko deal ya mbere twayikoze kayikora neza, sinshaka ko n'aka kanya ushobora kuba yagira ikibazo na gito. Nibyo? Urareba kuriya mukobwa wanjye nyine ari kuri hopitali yagiye kubyara. Yego, urumva iriya ngegera imutunze yarabimbwiye. Reka tugire deal zacu tuyinjiremo neza iyo deal yacu. Sibyo? Turi kugendana Cyane. Biri seriye. Urareba iriya mbobo y'umukanisha ukuntu yangendeye ku mwana. Ikansuzuguza njyewe. Mama Oxy nkasuzugurwa bigeze hariyo. Nta n'umuntu muri no karitsiye n'umwe wari wamenyera. Ntago ushaka ko n'umunsi n'umwe azanamenya ko hari ahantu twigeze no guhuriza ku bigendanye n'amasano n'ibiki. Ngira ngo uri kubyumva. Iriya mbobo yarasuzuguye. Utigoye tuyice tuyikuyemo umwuka tuyitwike tubigenze gute? Oya. Kuri inshuro ntago ari ubwo kugira ngo tube twamukuramo umwuka. Oya. Ahubwo apfa ahagaze. Turi kugendana. Wow. Buriya hari ikintu abantu bitiranya abakire nk'abatwebwe. Ntago abakire turi abantu bagomba kugira ngo buri mwese aba yatumenyera. Abakire dufite umwanya wacu tugomba kwicaramo tukavuga ngo ubundi n'abanyarwanda baranabivuze ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Kuki abakene batabyumva? Ubwo tudatinze kuri iyo ngegera n'ubu turimo turayihereza umwanya kandi iriya ni nko kwica imbeba. Okay, twagiye noneho kubwire neza. Urareba ko Oxy wanjye ari kwa muganga yagiye kubyara. Nibyo? Ndumva iriya ngegera arabimbwiye. Yego. Nkuko twakoze deal ya mbere. Tukabishobora. Ndashaka gushakira abasore beza, abasore b'inkorokuru. Bareba ukuntu bafata Oxy bamujyane bamushakira inzu nziza. Inzu nziza umwana ajya asubire mu buzima bwiza. Amafaranga yose nzayashaka. Nibyo? Ubwo rero gahunda ihari. Mu rwego rw'uko umukene atagomba kumenyera umukire. Ugomba kugira gute? Kumufasha ukamuhosorera. Ikintu ushaka rero kudukora ni kimwe. Nshaka ko ushaka abasore b'inkorokoro. B'inkorokoro. Bagafata oxygene wanjye bakamujyana ahantu runaka bateguye. Ndashaka ko umutegurira inzu nziza ihenze irimo ibikoresho byose, buri kimwe cyose, n'abagaragu ndabamushakira kugira ngo ikibazo cy'umwana wanjye kijye ku ruhande. Urangize kubikora. Uriya musozo ikintu ushaka kumukorera
nyine azajya wazamumaye se ndumva kuri iyi nshuro nshaka kubyegereza umutima rero ya mbere yagenze neza ariko inyiriya nyina y'imwe yanzanye agasuzuguro ubundi ntekereza ko itari ikwiriye n'umukobwa mwiza nk'uriya ubundi bari abakobwa cyane twe twabaronguraga aya se nta kandi ntago ndi muri gahunda y'uriya muhungu njye ndi muri gahunda y'umukobwa wanjye okay naho ibyo byawe byo nawe wibivangamo umbwira ngo wari konteretera umukobwa ntago okay ni mwiza nyine niyo mpamvu urwego ariho nanone ziriya ntuzo zawe aya twagiye muri gahunda dufitanye naho zo kumurambageza zo ntizirimo aya twitwite ahubwo tugire kuko wowe nta mafaranga turi kugira gukorana nayo sibyo ndi kuguha amafaranga ukandangiriza gahunda wenda ayo ma etaje azageraho nawe ngane nkatwe rero uko ikibazo gihagaze ndashaka ko umwana wanjye nuramuka muramutse mumuhaye ahantu akicara agatungana akamera neza uriya musore nzamugerekaho kesi yuko yashimutiye umwana ahubwo se mwibariza akabazo kamwe buriya urambwira ko ibintu byakemuka nko mu masaha angana iki nk'igihe kingana iki kugira ngo ahubwo se ku bigendanye n'iyo diru tukoranye birasaba iki kugira ngo akazi kawe karusheho kugenda neza uzi ikintu ngukundira uzi ubwenge buriya kumitamo ku bintu by'amadiru nk'ayo ngayo ngiye amafaranga ubundi avuze ndikiriza okay kuba ndumva n'amasaha 24 byamfata kugira ngo tube twamukuye kwa muganga amasaha 24 ko cyane ko numvishe ko ashaka kumusezera uyu munsi amasaha 24 ari imbere rero twayisoza okay ubwo rero nanjye nkubwire ngo isezerano ngiye sezeranye se iyo sezeranye isezerano ndaririmba wowe ikintu ushinzwe amafaranga ngiye rwose nta kibazo uvuze icy'amafaranga kuri inshuro diragaza ngaye nyine nicyo kintu nakubwiraga ku by'amafaranga si ikibazo kuri njye urazana si ngombwa kwirirwa umbwira mu giciro ndaguha sheke wiyuzurize mama oxygene wewe c'est moi ndaguha uruzuza amafaranga ushaka ugende icyangombwa nuko aho abagabo basezeraniye niho bahurira